Muraho neza, Yesu nashimwe, ndabasuhuje inshuti bakunzi banjye kandi bakunze ijambo ry'Imana, turagarutse muri wa mwanya mwiza wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa gikristo. Amazina yanjye rero ni Mukeshimana Valentina, mbahaye ikaze kuri channel yanjye kandi yanyu yitwa Women in God's Ministry. Ndashimiye cyane 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 mbikuye ku mutima abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni ukuri muraba agaciro sinabona ukuntu mbivuga, ndetse n'abantu mwese mu courage mumbwira ngo ninkomeze ni ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi, mwumve ko mbashimiye cyane. Nawe rero ubonye ikiganiro cyanjye aribwo bwa mbere wumve ko nawe mushimiye, Imana iguha umugisha kubwo gufungura video yanjye. Ndakwifuriza kandi ndakwinginga ngo ukore subscribe kugira ngo ugumane nanjye, kugira ngo ubutaha nishyiraho ikindi kiganiro nawe uzakibone mu wa mbere. Urakoze, Imana ibaha umugisha mwese. Uyu munsi rero ntabwo turi buvuge ijambo ry'Imana, ntabwo turi busome ijambo ry'Imana, ahubwo ndashaka ko tuganira ibintu bine wakora kugira ngo ugire ubusabane bwiza n'Imana, cyangwa se wongere imibanire yawe myiza n'Imana. Mbere y'uko twinjira muri ibyo bintu, reka mbabwire yuko Imana ari urukundo kandi ko Imana idukunda, kandi ko Imana umunsi ku munsi Imana yifuza ko tuganira nayo, Imana yifuza ku munsi ku munsi nayo idusanga ikatuganiriza. Mwibuke umugambi wayo igihe yaremaga Adamu na Eva, Bibiliya itubwira ko ngo batarakora icyaha, Imana mu mafu ya munsi yajyaga ibasanga ikaza kubaganiriza. Ikitwereka ko rero Imana ishaka kugira imibanire myiza n'umwana w'umuntu, ishaka kugirana umubano n'umuntu. Imana igira igihe ikumva ishaka kumanuka, ikumva icibwira, ikaganira nawe. Rero wowe wumva uri kure yayo, ndashaka ko tuvuga ibintu bine wakora kugira ngo nawe wumve ugarutse mu mwanya wawe, kugira ngo Imana mu mafu ya munsi nawe ijye gusanga iganire nawe. Mbere y'uko rero tuvuga ibyo bintu, reka mbasabe mbinginga munyemere duce bugufi tubanze dusenge. Mwami nyir'ibihe turagushimye, uri uwera wahozeho, nta yindi Mana izabaho. Mana tugushimiye urukundo rwawe dukunda, tugushimiye ko waturemye, tugushimiye ko utuzi mu mazina, tugushimiye yuko umunsi nk'uyu wari ubizi ko Mwami tuzaza ahantu tugakora iki kiganiro kandi bene data bakagitega amatwi. Niyo mpamvu Uwiteka Nyiringabo Imana duciye bugufi imbere yawe, turakwinginze ngo ubanze kutweza ndetse no kudutunganya rwose. Nuko data wa twese mwiza rero, ijambo turi buvugire aha hantu ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Kandi ndakwinginze kugira ngo twohereze Mwuka Wera atubere umwigisha, ari njye uvuga aya magambo ntaba ari njye, ari na mwene data uyumva. Mana Mwuka Wera amwigishe, ntiyinangire umutima, ahubwo data wa twese mwiza, twese uduhe kubonera ubuntu n'imbabazi imbere yawe. Urakoze rero, ubwami bwawe nibwamamare, izina ryawe rishyirwe hejuru, icyubahiro gikomeze kuba icyawe ibihe byose. Ni mu izina ryera rya Yesu Kristo Mana tubisabye twizeye, amen amen amen. Murakoze cyane, ndabashimiye, Imana ikomeze kubaha umugisha. Ibyo bintu bine ngiye kubabwira biri mu bintu bine nanjye byamfashije kugirana imibanire myiza n'Imana. Uko Imana izanshoboza, ngambiriye kuzabaha ubuhamya bwanjye bwa gikristo bw'uko nakiriye agakiza, uko nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Rero uyu munsi ngiye kubabwira ibintu bine nakoresheje nanjye ubwanjye ku giti cyanjye, ndetse si njyewe njyenyine ku giti cyanjye, hari bene data benshi bo mu kwizera twagiye tuganira, numva ibyo bintu dusa nkaho tubihuriyeho turi benshi. Niyo mpamvu nawe niwumva hari ikintu navuze ukaba nawe waragikoresheje, utume nyine tubimenya, ubitubwira muri comment, utuganirize, udusangize ubwo buhamya. Kandi se niwumva hari n'ikindi kintu, njye navuga bine, ariko niwumva hari n'ibindi bintu uzi umuntu yakora kugira ngo agire imibanire myiza n'Imana, ndakwinginze kugira ngo nawe udusharinge ibyo bintu muri comment. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka rero twihute. Ikintu cya mbere cyagufasha kugira imibanire myiza n'Imana, cyangwa se cyagukururira kuba hafi y'Imana, icya mbere ni ukwihana.
Kwihana bisobanuye guhindura imigenzereze y'umuntu, ukava mu migendere wagenderagamo ugahitamo kugendera mu yindi migenzereze, cyangwa se guhitamo kugendera mu yindi nzira, kuko ubonye ko inzira wagenderagamo bwa mbere yagutandukanyaga n'Imana. Inzira z'ibyaha zizana umwijima hagati yacu n'Imana, ndetse nizo zidutandukanya n'Imana cyane. Ubwo ukomeza ugenda wijandika mu byaha, bigenda bituma Imana wumva iri kure yawe, nuko nawe mu buryo bw'umwuka ukagenda wumva urimo kugenda wuma wuma wuma. Rero ikintu kizagufasha kumva hari impemburo igarutse mu mutima wawe, cyangwa se kumva hari akandi gahehere kaje muri wowe, kumva hari akandi kanyamuneza kaje muri wowe, ikintu kizabigufashamo ni ukwihana ukava mu byaha. Kwihana ntabwo ari ukwatura ibyaha byawe gusa, kuvuga ngo Mana nakoze ibi mbabarira, Mana nagize gutya ibi mbabarira. Yego nibyo, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukeneye no kwatuza umunwa wacu, ariko Imana cyane cyane igutegerejeho kureba impinduka wagize nyuma y'uko watuye, ukayibwira ngo Mana numbabarira iyi nzira ntabwo nzayisubiramo, mbabarira ibyaha ntabwo nshaka kubisubiramo. Imana rero itegereje kureba yuko koko amagambo wivugiye ko wabashije kuyubahiriza ndetse no kuyakurikiza. Kwihana ni ukureka burundu, ni ukugerageza kureka burundu inzira wari urimo zagutandukanyaga n'Imana. Yewe niba ari n'inshuti, niba ari ibigare, niba ari ibintu byose ubona byagukururaga bigatuma ujya kure y'Imana, kubwo kugira ngo ugire ubusabane n'Imana, kubwo kugira ngo ugirane ubucuti n'Imana, kuko Imana yacu ni Imana yera, kubwo kugira ngo rero ubane nayo, biragusaba ko niba kabone nubwo zaba ari inshuti, kabone nubwo yaba ari umugabo, kabone nubwo yaba ari umugore wawe, kabone nubwo yaba ari umufamiliye wawe wa hafi, biragusaba ko katinga relationship wari ufitanye nawe, nimba ubona aho akujyana ari habi, akutwara mu nzira y'irimbukiro, mutandukana nawe, mureke ukurikire Imana. Ikintu cya kabiri rero, ibyo sinshatse kubisobanuraho ibintu byinshi, ariko ikintu cya kabiri nanone nabonye gifasha umuntu kongera kumva hari impemburo ije mu mutima we, ni ugusenga. Gusenga amasengesho yawe ku giti cyawe wenyine. Amasengesho yawe ku giti cyawe wenyine azagufasha gukura cyane mu mwuka, azagufasha kwegerana n'Imana cyane. Ayo masengesho ndi kuvuga ni amasengesho cyane cyane yo kwiyiriza ubusa, ndetse n'amasengesho ukora nijoro ubyutse, kumwe abandi baba basinziriye, ugakanguka mbere wowe ugasenga. Kandi ntusenge uvugira mu mutima, ahubwo ugasenga usohora ijwi ryawe uvuga cyane. Ibyo bintu bizagufasha gukura attention y'ijuru, ibyo bintu bizagufasha gutuma Imana ivuga ngo uwo ninde uri kunkomangira, uwo ninde uri kunkomangira. Mu gitondo yasenze, yakoze amasengesho yo kwiyiriza ubusa, uyu munsi yiriwe imbere yanjye, dore nijoro nanone saa saba arakangutse. Ni urugero, amasaha yose wakangukira arakangutse, abonye umwanya wo kongera kugaruka imbere yanjye gusenga. Imana izamanuka, yumve ikeneye kugutega amatwi no kumva icyo uyibwira. Ikintu cya gatatu rero kizagufasha kongera imibanire yawe myiza n'Imana, ni ugusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana atari ukuvuga ngo ni mu rusengero bari gusomeye gusa, cyangwa se uryumvisha barivuga ku maradiyo cyangwa se ku mateleviziyo. Yego nubwo nabyo ni byiza biradufasha, ariko ukeneye no gusoma ijambo ry'Imana ku giti cyawe, ukaryiga ukarisoma buhoro buhoro, ukeneye ko rigucengera, wibaza ukora, ugera gutekereza ku byo uri gusoma, ugerageza gushaka kumva neza ibyo uri gusoma ibyo ari byo. Mu gusoma ijambo ry'Imana kandi nabwo uzaba ukeneye gusoma uvuga usohora ijwi ryawe. Biri mu bintu bizagufasha. Kandi gusoma ijambo ry'Imana uhereye mu ntangiriro ukageza aho isezerano rishya rirangirira, ni ibintu byiza bizagufasha kwiga ibintu byinshi ku Mana, ndetse no gukura mu buryo bw'umwuka. Ikintu cya kane ari nacyo cya nyuma kizagufasha kugira imibanire myiza n'Imana, ni ukuyiramya ndetse no kuyihimbaza. Kuramya Imana, kuyihimbaza, birimo kuyiririmbira, birimo kuyibyinira. Biriya bintu ni byiza, Imana irabikunda. Uko uririmba. Hari umuntu umwe wigeze avuga ngo kuririmba neza, umuntu uririmbye neza ngo aba asenze kabiri. Kuririmba neza bavuga ntabwo ari ukugira ijwi ryiza, ahubwo kuririmba neza k'umuntu ni ukuririmba indirimbo ikuvuye ku mutima, kandi ukajya wumva amagambo y'iyo ndirimbo uri kuvuga koko uri kuyabwira umuntu
umuntu uri kukumva, uri kuyabwira umuntu uguteze amatwi, ndetse no kubyinira Imana kwiza ni ukubyina wumva ko umuntu uri kubyinira cyangwa se iyo iri kubyinira ko irimo kukureba. Uko uzakomeza gutekereza Imana nk'inshuti yawe, ukayitekereza nk'umubyeyi wawe, ukayitekereza nk'umuremyi wawe wakuremye agukunda, bizagenda biyikurura biyikurura, bituma umutima wawe uba connected nayo, maze nawe utangire kugenda ubona umusaruro w'uko ufite imibanire myiza hamwe nayo. Ibyo bintu uko ari bine nubasha kubyubahiriza, nkubwiye yuko neza yuko uzumva hari impemburo ije mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, wumve wongeye kuryoherwa n'ubuzima bwa gikristo, wumve wongeye kuryoherwa n'ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, wumve wongeye kuryoherwa n'ubuzima bwo kubana n'Imana, wumve hari ukuntu wongeye kugira ibyishimo muri wowe. Yego rero, ibyo ni byo bintu bine nari mfite kubabwira wakora kugira ngo ugire imibanire myiza n'Imana. Mbivuze muri make, ariko nzi neza ko aho Mwuka Wera ari nta kintu kiba gitoya. Mwuka Wera akomeze kubigisha ndetse no kubasobanurira, kandi intego yanjye n'icyifuzo cyanjye ni uko hari umuntu nubwo yaba umwe wafashwa n'ibikorwa byanjye, wafashwa n'amagambo yanjye, wayoboka inzira y'ijuru, wahindukira akava mu nzira mbi yari arimo, inzira y'irimbukiro. Nzi neza ko icyo kintu nicyo mparanira, nicyo cyanezeza umutima wanjye. Ndabashimiye rero mwese, Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi hamwe nanjye Imana ikomeze kuturindana, tuzabane no mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Murakoze, ndabakunda. Imana y'amahoro ibahe umugisha.